nitwe dushinzwe gucunga, nitwe bacurabwenge abega bo kwa Makara dushinzwe gucunga ikiri munsi y'ubutaka bw'u Rwanda, ikiri hejuru y'ubutaka, n'ikiri mu kirere n'ikiri mu mazi. Bishaka kuvuga ngo n'imbeba yavuye muri Tanzania yinjira mu Rwanda ngomba kurara nyimenya. N'umuserebanya wambutse Akanyaru kinjira uvuye mu Burundi, umuserebanya wo mu Burundi ngomba kurara nkumenye ko winjiye. Rwanda rwarwanye imyaka 582. Abanyarwanda baniga baca amazuru n'amano munyura gacanga akajya gutsata. Nta muntu uyoborwa kuvuga ngo ibiryo food. Uwo ngo yaraje avuga ngo biryo ashaka kumubaza ngo nabikura he. Ndi rero kuko atarabizi abuze ukuntu avuga ngo biryo go nuko ngo biryo biri hariya bisangiye hari. Ni igitabo uramutse ugisomye ushaka kwibaza ariko uyu mugabo ibintu yabikuye hehe koko? U Rwanda rwo guhera muri 300. Noneho ibyo ngibyo nanone bikiyongera ku kindi kintu navuga ngo uri gukora muri iyi minsi cy'amateka asobanura uduce inyito z'ahantu nk'uko bivuze mu mavomo yawe cyangwa se mu cyo twita source y'amakuru ukoresha inyito z'ahantu. Hari ahantu usobanura nakavuga ati oya bati musizi se koko bati Gatsibo koko uhuriye he nayo, ati se Nyamirambo uvuze ko twumvaga Nyamirambo nyine ari ahantu ubwo nyine ashobora kuba harabaye hari nk'umurambo cyangwa se ukagenda gute ibintu nk'ibyo, cyangwa undi muntu akavuga ati oya ibi bintu avuze ntabwo ari byo ariko ntagaragaze ikiri cyo. Uduce tw'ahantu usobanura two biva he? Warahatuye aho hantu hose? Afite da burya nakubwiye ko imbere na mbere nitwe dushinzwe gucunga. Iyo mvuze nge nitwe bacurabwenge abega bo kwa Makara dushinzwe gucunga ikiri munsi y'ubutaka bw'u Rwanda, ikiri hejuru y'ubutaka, n'ikiri mu kirere n'ikiri mu mazi. Bishaka kuvuga ngo n'imbeba yavuye muri Tanzania yinjira mu Rwanda ngomba kurara nyimenya. N'umuserebanya wambutse Akanyaru kinjira uvuye mu Burundi, umuserebanya wo mu Burundi ngomba kurara nkumenye ko winjiye. Rero hari igihe abantu bafata ibintu mu kirere. U Rwanda ni igihugu cyubakitse cyari gifite umurongo ku kanaka ariko kose. Burya n'urutozi rwo mu Rwanda ntabwo rusa n'urwo mu Bugande. Urutozi rwa kwambuka ka Gitumbo rukakubitana narwo hariya ku mupaka. Wahita uvuga turu n'Urugande. Yes. Nuko ngo ibintu byose umuserebanya w'umunyarwanda n'umunyarwanda. Ni mbebwe y'u Rwanda nisa niyo muri Kenya. Kandi umuserebanya uzaryana ureba nk'inzoka. None sibwo ntabwo uwo mugani. Icyo nshaka kugaragaza reka ngisobanure mu buryo bwuzuye. Yego. U Rwanda ni igihugu cyubakitse ku buryo akantu kako rwose kadatakara kandi gafite icyo kavuze mu mibereho n'imibereho y'Abanyarwanda. Nuko ngo rero nkanjye mubitsi umunyamurage w'umuco n'amateka ndagenda ngomba kumenya ngo kuki izi nyito zabayeho. Kuki Kigali ari Kigali? Ubundi mbere na mbere uhera kuri ibyo. Ubundi nyito zabayeho kubera izihe mpamvu. Iya mbere ihangwa ry'u Rwanda, iya kabiri iyubakwa ryarwo, yego, iya gatatu isenyuka ryarwo, yego, iya kane ibikorwa byabaye bigasiga umugani. Ko nta ntambara numvise mu Rwanda. None si yubakwa niki? Yubakwa habayemo intambara. U Rwanda rwarwanye imyaka 582 mbere ya FPR. Guhera mu 1312 u Rwanda rwararwana kugeza 1894 ku ngoma yandi ubwo na Rwabugiri. U Rwanda rwagabye imyaka 582 kuko u Rwanda dufite mbere ya byose uzabona mu gitabo cy'imizi y'u Rwanda wari ufite ibihugu 29. Yego. Muri icyo gihugu harimo igihugu cyitwaga Gasabo. Nicyo cyahaye gahunda yo kugira ngo ibyo bihugu kibihuze. Nyuma y'amasezerano yashyiriweho umukono Inkotsi na Bikara mu 1100. Bose barandikaga. Oya ni ngombwa ngo bandike. Ni muri Musanze. Ariko tujye tuganira. Isi yose itangiye kwandika ryari. Buri shyanga ryose rigira uko ribika amateka. Mu 1800 gutya aho ngaho. None se nuko ngo isi yose igira uko ibika amateka. Cyane cyane abenshi bayabika mu ruhererekane imvugo. Yego. None ugiye bira byose twatangiye kwandika 1943 ubwo Kagame yagejeje gusohora inganje Karinga. Nuko ngo rero baravuga baragiye baricara. Gihanga Inkotsi na Bikara. Yego. Wagengaga igihugu cy'Igasabo. Yicarana n'abami b'abasangwa butaka yasanze. Bari bamaze imyaka 800 arabaganiriza ababwira ati inzira byaciyemo ni ndende ntabwo twayivuga. Ariko baha propose ivuga ngo
nabonye mufite uduhugu tutubakitse nagira ngo mbigireho uko nakubaka igihugu cyanjye kigasaba ariko nsanze mufite ibibazo bibiri uduhugu duto tutubakitse icya kabiri ntabwo mufitanye ubumwe kandi murabavandimwe kuko ibyo bihugu byose 26 harimo 6 by'abaziga harimo 6 barabyanze mu 1312 bafata uruhembo rw'imiheto intambara biratangiye Gasabo kuko niyo yahawe kurongora uwo mushinga niyo babaye abanyamabanga nshingwabikorwa w'umushinga wo kubaka u Rwanda Bwimba niyo wabaye umwami wabaye imbimbuzi cyo kugira ngo bahuze ibyo bihugu bakoresheje uruhembe rw'umuheto bibu Rwanda baratera ibihugu 29 byahuye hashize imyaka 582 igihumbi 312 igihumbi 894 u Rwanda rugera mbarara rongera rugera hehe warikari aho hari u Rwanda yes nuko ngo rero icyo nashaka kukubwira warumbajije yego cyuduce utwo duce twose ari uduce twagiye tuzamo hari ibitero u Rwanda rwagabye mu mahanga yego hari ibitero u Rwanda rwagabweho urugeka nguye nk'ikintu bavuga Nyamirambo buriya hari Nyamirambo nyirizina hakaba n'agasozi bita Akanyamirambo ni akagari kaba mu murenge wa Kigali muri Nyarugenge naho Nyamirambo ni umurenge uri muri Ntuza muri Nyarugenge niyo Nyamirambo nyirizina ni hariya Kivugiza habaye Nyamirambo hatese reka mbigusobanure Kivugiza hariya hari sitade n'umusigiti yego buriya haguye abanyoro batagira ingano mu ntambara ya mbere bateye mu Rwanda mu 1378 ngo makigere mukobanya hapfa abantu benshi noneho bagashyingura bakaruha ugiye guhiga akikubita ku murambo bageze bavuga ngo aka gasozi ni Akanyamirambo buriya hirya gato ya Nyamirambo hariya hari irimbi buriya Nyamirambo kuva ku ngoma ya Kigeli Mukobanya haciwe iteka yuko hatazigera hagira ikindi cyakorerwa usibye kuhashyingura niyo mpamvu ubona kariya gace bimuri murambi marimbi gusa buriya hirya y'umusigiti hakurya hari groupe scolaire bita Akumunigo yego Kumunigo ni hari bahanigiye abanyoro batagira ingano hitwa Kumunigo kubera yuko barwanishije intwaro gakondo zirashira baranigana abanyarwanda baniga baca amazuru n'amano umunyoro agacanga akajya gatsata nabyo burya hari inyito zigera muri enye hari Nyamirambo hari Gatsata hari Akumunigo na Gatsibo zose zikomoka kuri icyo gitera cy'abanyoro bagabye mu Rwanda rwa Gasabo ari kurunguru icyambere kuko bagabye bibiri icyambere bagaba n'icya kabiri Akanyamirambo ni ukubera iyo mirambo y'abanyoro hanyuma Nyamirambo nyirizina twumva niyo nyine burya hose none se Akanyamirambo siko gahana imbibe na Ntuza ega buriya byose kwari ukugabanya kugira ngo byitwe ibintu bitandukanye kwari ukugira ngo bagabanye bongera inyito z'ahantu bitewe naho burya inyito nyinshi zigenda zaduka bitewe naho igihugu kigeze yego inzego bashaka kongera naho cyagukira bundi nyirizina ni Akanyamirambo kari burya uhereye harya bahita ariyo ngo niba ari muri Meraneza kuri ka gahanda kinjira Meraneza ni hejuru twaba twagiyemo hamwe hari ibiraro bya Yareba ugeze Nyamirambo hejuru kuryanyuma ku muhanda hahandi ubutangiye kubinda kureba munsi umanuka hasi yo ngiyo niho Akanyamirambo mu gatarukuntu niho Akanyamirambo gatangirira urabona n'undi gahana imbibi na Nyamirambo ubundi babigabanyije mu rwego kugira ngo batandukanye Nyamirambo nyirizina n'Akanyamirambo ariko hose ubundi agasozi kitwa Akanyamirambo hanyuma iyi mvugo rero agace wasobanuye banavuga ati mu by'ukuri amateka usobanura asigaye agera kure ni na byiza uzanakomereza ntuzagera no guca intege Biryogo warayisobanuye baravuga ati se koko icyo gihe mbere yuko haba Biryogo nta nyito hagiraga ariko ubundi nuko abantu batumva kubera kuzana negativisme nabivuze ngitangira ubundi nyirizina Biryogo koko ni bya biryo buretse ntangire gusobanukira warumbajije hari inyito rusange igihugu cyagiye kigera y'imisozi yego hakaza n'izindi zagiye ziza ari inyongera bitewe n'ibikorwa byahabereye cyangwa se kwagura igihugu yego ubundi uyu musozi wose witwaga Nyarugenge uyu kuva hasi mu gishanga kuzamuka ukagera hariya kwa Richard Kantu ugakomeza ruguru kuzamuka kugera na za Nyamirambo na Muhima yose yari Nyarugenge ni ukora ko habaga ibiti by'imigenge
imigenge urayizi yego imigenge ni uduti tugufi tujya kumera dufite amababi ameze nk'ay'intuza ikidane uyu muti harya bivurisha witwa ngo iki n'intuza nibagiye ibyo ariko ndibuze kubyiruka ibiti by'imigenge imigenge niyo mpamvu bahitaga Nyarugenge bageze aho mu rwego rwo kugira ngo bagabanye uduce hari naho bita Rugenge none se ntabwo ubyumva yego Biryogo ni iya vuba kindi abantu bibaza hari n'uwo bimbajije ejo ngo abanyarwanda icyo gihe bari bazi kuvuga icyongereza rero hari ikintu abantu birengagiza ariko ni ukutamenya amateka mbere na mbere 1917 aka karere karimo indimi enye harimo igiswahili harimo igifaransa yego harimo n'icy'abadage n'ababirigi yego hakaza n'icyongereza cy'abongereza bakoranizaga Uganda sibyo uracyumva yego icyo gihe aka karere kari gashya igiswahili nacyo cyashibutse mu bahinde mu bucuruzi n'abara bo muri Rusi icyo gihe aka karere kari karimo abantu benshi b'ingendo bagendagenda bahigahiga bimuka bajya gushaka ubuzima bava he bajya he abandi kuko hari ahantu hake abantu bose bakonkoboka bava za Burayi baza rero hari principe zibaho mu buzima hari ibintu bibiri umuntu yiga iyo ageze ahantu hashya cyangwa se yabonye umuntu mushya yiga ibintu bibiri icya mbere yiga gusuhuzanya akiga no kwisabira ibiryo no mu ishuri bavuga ngo nibura ngo uzabasha kwisabira ibiryo none nta muntu uyoberwa bonjour nta muntu uyoberwa good morning nta muntu uyoberwa salama nta uyoberwa mwaramutseho muri aho habari nta muntu uyoberwa no kuvuga ngo ibiryo food nubwo byaba ari mu cyarabu ushobora guhita ubimenya urabyiga mpaka nicyo kintu cya mbere umuntu abanza kwiga we ni nayo principe yo kwiga ururimi ni uko ngo ikintu cya mbere aka gace cyane cyane Kigali yari umurwa hari hirunzemo ibyo byiciro nubwo batari benshi ntabwo bari benshi bari na bake ariko byari byirunzemo harimo ibyo byiciro by'abarabu by'abongereza barimo kuva za Uganda baza kuko Uganda na Kenya hari abongereza hari n'abadage n'ababirigi bameze batyo kuko burya byanga bikunze hari ibintu abantu batajya bamenya nubwo amateka avuga ngo haje abakoloni b'ababirigi hakaza n'abakoloni b'abadage ntabwo haje abayobozi gusa yego haje n'abandi baciriritse icyo ni ikintu kizwi yego nuko ngo rero ibyo bintu byabayeho kuko buri muntu wese yavugaga yize ururimi ashobora gukomunikanamo n'umuntu niyo mpamvu umunyarwanda uwo nguwo yaraje avuga ngo biryo ashaka kumubaza ngo nabikura he kuko yarabuze aho agira ate aho arya mu kanyarwanda gake gapfuye undi rero kuko atarabizi abuze ukuntu avuga ngo biryo go nuko ngo biryo biri hariya bisangiye hariya nicyo abantu bagomba kumenya ikindi cya kabiri habaye biryogo niko kuri yego ikintu abantu bagomba kumenya hari umuntu wigeze kwandika ngo hariya mu biryogo ngo haje abasilamu ngo ubundi habanje kwitwa mu matongo ngewe ntabwo icyo nari ngamije ari ukuvuga amateka y'abasilamu navugaga izina uko ryaje abasilamu baje bahasanga iki biryogo ihari biryogo niyo yabanje abantu barahatura kandi mu by'ukuri n'umuntu wari uhafite resitora babaye ku Cyambu Zanzibar na za Ntuza na za Biryogo ya mbere yabanje yego bashaka barabarwanya babuza ubwisanzure no kubakura hano mu uko tumenya ubu no mu marangi teka yasi burya Icyambu kuva na kera Gatsata gabivuga gasozi nta gasozi katsatiweho nta gasozi kihobagiriro nkuko nabitangiye muri cya gitero cy'abanyoro urabona ubunyoro abazi icyerekezo ubunyoro buba mu burengerazuba bwa Uganda akaba ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda yego hafi ya za Lake Rwichanzige yego na za Albert abanyoro rero icyo gihe banigiwe abarokotse kukumunigo bakabaca amazuru n'amano bamanuka Rugenge bamanuka no muhanda wo kwa Kadafi yego none batangira gutambika hariya hasi mu Gatsata hari hatuye abaturage noneho abaturage rero urumva ko iyo u Rwanda rwaterwaga abaturage bose barahururaga babaga bafite amakuru bakaza gushungera no gukorombereza umwanzi ubateye ngo bamutere ubwoba cyangwa se ahubwo nabo bakarwana
iraga zaje abantu kuko n'ubundi batera kobanya yari hariya hari ikibanza cya Kagame buhari kandi bafashe urundi ruhobagiriro baca iburasirazuba yego baragenda bageze ku murenge wa Gatsibo yego bahakambika bahakira inkambi bashaka kwisuganya ngo bazagaruke oya yego ko urabona iyo umuntu yahunze abura n'inzira imusubiza iwabo arahobagira agaciyo abonye none baragenda kugira ngo banze bisuganye bazasubira iwabo baragenda barema inkambi aho bita mu murenge wa Gatsibo Gatsibo ubundi bicuruka ku nshinga gutsibura ntabwo ari ugutsibura ni ugutsibura aribyo bivuga kuzigura niyo mpamvu ubona hari na Kiziguru yego abantu bagiye bumva n'amateka yego hamwe bahise Gatsibo ahandi bahita Kiziguru ubwo bwana bwo harimo agasozi ni agasozi batsiburiyeho ni uko ngo baraziguye kuko urabona inzira isubiza abanyori wabo ni y'uburasirazuba nako iburengerazuba bwa ruguru ica hano za Burera za Shyorongi za Ntuza za Rurindi ikagenda ikagerayo none undi wagiye guca ruguru iburasirazuba usumva azagera baryana yarahobagiye ubahita Gatsibo gutya inzira ubundi Gatsibo ubundi nta nubwo ari na Gatsibo ni Gatsibo bituruka ku nshinga gutsibura ntabwo ari ugutsibura ni ugutsibura bivuga kuzigura inzira iziguye izenguruka urumva ko harimo icyo bita amasako hari ugutsibura no gutsibura nuko tugenda tubyica bitewe nuko amateka tuyahererekanya nabi niko kazi mufite hanyuma se musi twahereye ku Rwanda rwa Gasabo ari bararuririmbye kenshi hambere n'uyu munsi na Gasabo iracyahari ubundi Gasabo nagaki nako harimo ga agasozi oya ubundi ukuntu bigenda ubundi ahantu hose hari ga nagi naki naka naka ga naka burya bivundi imwe ki na gi bivundi imwe ubwo gi ni igisozi naki ni igisozi cyangwa igihugu hanyuma ga ubwo tugiye muri Rwanda rwa Gasabo nyirizina buriya Gasabo ubundi uko ibihugu byagendaga bihangwa hari ubutaka bwagendaga busigara bwasigara rero hakaza umuntu w'inkonkobotsi akabuhangamo igihugu agahuguke cyangwa se ugafata umwana ukamwohereza utugenda ujye guhanga igihugu cyawe ibyo niko ibihugu byagiye bihangwa mu 1991 rero Gihanga nibwo yaje amateka yabo ni maremare kuko bageze inaha muri za 700 bo babanza kororokera mu bazigaba bo mu rwego rw'umubare hari mu murenge wa Murundi na Kayonza baraza bahanga igihugu cyabo cyitwa Gasabo buriya Gasabo nyirizina iri mu mirenge 7 yego 6 yo muri Gasabo n'umwe wo muri Rwamagana harimo Nduba harimo Rutunga harimo Bumbogo harimo Gikomero harimo Ndera Rusororo na Fumbwe iyo ni Gasabo ya nyayo buryo iyo ubirebye n'ubundi imeze nk'ikirwa mu burasirazuba hari ikiyaga cya Muhazi mu burengerazuba hari icyogogo cya Nyabugogo mu majyepfo hari icyogogo cya Rufigiza mu burasirazuba bw'epfo hari igishanga cya Rufigi nako cya Rugende na za Cyamukwerere ni nk'akarwa karimo hagati ku buryo abo mu majyepfo gutya aho bita mu Bwanacyambwe ndavuga Nyarugenge Kicukiro na Rwamagana iburengerazuba batari bashishikajwe no kwambuka bajye muri iyo misozi abiburiza nabo ndavuga za Jabana ugafata zaje ari gutyo nabo batari bashishikajwe no kwambuka ngo baze gutura kuri ako gasozi aho rero niho abanyiginya ba profise baraza baharema igihugu bakita Gasabo Gasabo biremye ibintu bibiri hari agasabo nk'agasozi agasozi k'igisabo ariko nanone bikaba n'agasabo gato ni agasozi k'igisabo oya Gasabo ubundi sabo ni iki sabo uzabyumva hari nk'icyo bita abo bita ba Masabo ubundi ntabwo ari ba Masabo ni Masabo cyangwa Masabo amasabo ni amata kuko aba hehe mu Gisabo ni ukuvuga ngo rero Gasabo ni agasozi k'iki k'amata